inshuti reka nkubwire mu by'ukuri nakabije inzozi iminsi isigaye ni mike cyane ibyo ubona byose bigakurwaho. Yahisaba umukuru w'itorero tukabana mu nama z'itorero. Igihe kimwe hari ibyo tutari twumvikanyeho mu nama z'itorero, yari yicaye iruhande rwanjye agira atya arambwira ati kora ahangaha, arambwira ati kora ahangaha wumve. Hakoze numva habyimbyemo ikintu, naho ubwo ni grenade. Arambwira ati dore icyo uzazira. Ikibabaje nuko icyo yanyerekaga ko nzazira abaza amateka ye ahubwo nicyo yazize. Urupfu kumubye batuvuga ngo warupfuye, kunesha kwawe kurihe, urubori rwawe rurihe. Kurwara bizashira, gupfa bizashira, gupfusha bizashira, byose bizashira, bizashira. Mwiriweho mwese, nagira ngo mbahe ikaze muri uyu mwanya, kandi itorero tukaba twihanganishije imiryango yibuka abawe uyu munsi bazize Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nanone ngira ngo dufatanye kwihanganisha Chorale Abagenzi. Chorale Abagenzi ni korali y'itorero rya Muhima, ariko ifite by'umwihariko abaririmbyi b'iri torero bo muri iyo korali twibuka uyu munsi. Ni umwihariko wabo. Rero reka mbabwire ko itorero ryifatanije namwe kandi tubihanganishije. Ahangaha hari abizera baje hano kugira ngo dufatanye muri iyi gahunda. Mwese aho muri muhawe ikaze, kandi dusabwa kugira ngo dukomeze kugaragaza umwuka wo guhumuriza no kwifatanya n'abababaye. Dufite abashyitsi baje kubana natwe uyu munsi, baje kudukomeza, baje kudufata mu mugongo. Ntabwo ndi buze kuvuga amazina yabo bose, ariko ndagira ngo menyeshe abantu baturutse ahandi bose batari abanyamuhima cyangwa se abanyamuhima baba ahandi, mwese ko tubahaye ikaze. Nanone muri iyi gahunda turi kumwe n'abaririmbyi tuza gufatanya, uretse Chorale Abagenzi ku mpamvu zumvikana, ariko turi hamwe nanone na korali Abatwaramucyo bo ku Kacyiru, twarabatumiye bari kumwe natwe. Turi hamwe na korali Twiyarure turutse ku itorero rya Kabeza, nabo turi kumwe. Turaza gufatanya kandi namwe turabakiriye. Muri iyi gahunda dufite turaza kuba turi kumwe na mwene data Nyamaswa Efroni, nawe arahari yahageze, uri buze kudufasha mu kutugezaho amateka y'icyo twibuka uyu munsi, amateka ya Genocide yakorewe Abatutsi. Araza guhabwa umwanya, ndetse turaza no kubana na mushiki wacu Mukamuhire Janvière, nawe akaza kutugezaho ubuhamya
bw'ibyamubayeho cyangwa se ibyabaye kubo twibuka uyu munsi. Ndagira rero ngo mwese muri aha ngaha mbaha ikaze, ariko mbamenyesha ko n'aha ngaha imbere turi hamwe n'abayobozi kugira ngo dufatanye muri iyi gahunda nk'abanyamuhima, ariko tukaba twagize n'umugisha wo kubana n'ubuyobozi bw'itorero ryacu bwaje kubana natwe, bwaje kudukomeza no kuduhumuriza. Ubuyobozi bukuru bwa Firidi turi kumwe, turi hamwe n'umuyobozi wa Firidi Pastor Gerard Karasira, yaje kwifatanya n'abanyamuhima muri iyi gahunda y'uyu munsi. Mwese rero muhawe ikaze kandi Imana ikomeze kubana natwe. Arakoze kudufasha kwakira abashyitsi muri no gahunda ndetse no kuturangira uko igiye gukurikirana. Rero mu gutangira kugira ngo banze mbabwire abo twibuka uyu munsi bo muri Chorale Abagenzi bazize Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. harimo wari perezida wa korali Semana Yasoni, hakabamo Nyiransengiyumva Rebeka, hakabamo Givuze Esther, hakabamo Ngabonziza Jean ndetse na Semanywa Yusto. Abo nibo turi kwibuka, nibo duteraniye hamwe kugira ngo twibuke muri uno mugoroba. Atari uko tubibuka none gusa, ariko iyo ni gahunda yo kugira ngo tubibuke by'umwihariko. Rero nagira ngo mbasabe tugiye gufata umwanya, dufate umunota wo kubibuka mbere yuko tujya mu zindi gahunda. Turahaguruka dufate umunota wo kubibuka. Nagira ngo nsabe perezida wa korali kugira ngo dukore n'igikorwa nanone cyo gucana urumuri rw'icyizere. Nsabe Pastor Perezida yegere hafi kugira ngo adufashe muri iki gikorwa. Mu gihe agiye gucana urumuri, reka mbasabe arucane duhagurutse. Dushimire Pastor Perezida dufashije gucana urumuri rw'icyizere. Rero reka dusabe Chorale Abagenzi batambuke. Ndetse n'ibyaha bigwisingiraho
abagenzi barakoze ko gahunda yari igiye gukurikirana
tugiye gukurikizaho korali twiyarure bararirimba indirimbo ebyiri, nibasoza turakurikizaho amateka kuri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, turagezwaho na Nyamaswa Efron. Nasoza turakurikizaho indirimbo ebyiri za korali Abatwaramucyo. Nibamara kuririmba turakurikizaho ubuhamya. Koze Imana ikomeze kubana nawe. hari igihe abana b'Imana bazishima banezerewe, bacitse imiruho y'iyi si n'imibabaro y'iyi si. Icyo gihe bazabonana n'abana babo babuze. N'umunsi w'umunezero, n'umunsi wo guhozwa amarira, amahoro yiganzuye ubwihebe, urupfu rumizwe no kunesha. N'umunsi w'umunezero, n'umunsi wo guhozwa amarira, amahoro yiganzuye ubwihebe, urupfu rumizwe no kunesha. Tuzakina urupfu kumubye batuvuga ngo warupfuye, kunesha kwawe kurihe, urubori rwawe rurihehe. Tuzakina urupfu kumubye batuvuga ngo warupfuye, kunesha kwawe kurihe, urubori rwawe rurihehe. Kurwara bizashira, gupfa bizashira, gupfusha bizashira, byose bizashira, bizashira, bizashira. Inyundo y'urupfu izacika. Kurwara bizashira, gupfa bizashira, gupfusha bizashira, byose bizashira, bizashira, bizashira. Inyundo y'urupfu izacika. Satani azataka, kuko inyundo y'urupfu icitse. Satani azataka, kuko inyundo y'urupfu icitse. Korera ikamba ryiza utazasigara ku isi, abandi bagiye ukaza bogoza amarira. Korera ikamba ryiza utazasigara ku isi, abandi bagiye ukaza bogoza amarira. N'umunsi w'umunezero, n'umunsi wo guhozwa amarira, amahoro yiganzuye ubwihebe, urupfu rumizwe no kunesha. N'umunsi w'umunezero, n'umunsi wo guhozwa amarira, amahoro yiganzuye ubwihebe, urupfu rumizwe no kunesha.
zose zirira kimwe ntiwazitandukanya ntawurira kizungu cyangwa se kirabura twe kujya tuzirana twese twaremwe kimwe namwe mutekereze kumita mu bitaro zose zirira kimwe ntiwazitandukanya ntawurira kizungu cyangwa se kirabura twe kujya tuzirana twese twaremwe kimwe abantu bavindimwe byo ntagushidikanya imiti ivura bamwe n'abandi irabakiza niyo bashyingiranywe bose barororoka no guhana amaraso burya birashoboka ntawureka mubazo usanze amenyo mu nzira cyangwa inzara zikaze n'amaraso mu icupa se wabitandukanya ukerekana nyirabyo ntiwasobanukirwa twese twaremwe kimwe ntawureka mubazo usanze amenyo mu nzira cyangwa inzara zikaze n'amaraso mu icupa se wabitandukanya ukerekana nyirabyo ntiwasobanukirwa twese twaremwe kimwe abantu bavindimwe byo bifite gihamya wumvise aho baseka cyangwa se bitsamura niyo bafite ishavu bose barira kimwe niyo biyuhagira usanga bose ari bamwe twebwe abamenye imana ntitugire urukundo imana n'urukundo ntituyikurikize burya umuntu udakunda ntabwo yamenye imana impano zizashira hasigara urukundo twebwe abamenye imana ntitugire urukundo imana n'urukundo ntituyikurikize burya umuntu udakunda ntabwo yamenye imana impano zizashira hasigara urukundo mureke dukundane n'itegeko ry'imana n'umwami wacu yesu yararishimangiye ubwo yadupfiraga tukiri abanyabyaha nidukundana tuzaba turabigishwa be mureke dukundane n'itegeko ry'imana n'umwami wacu yesu yararishimangiye ubwo yadupfiraga tukiri abanyabyaha nidukundana tuzaba turabigishwa be dukundane 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 uyu mwanya rero mu gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko kuri iki gicamunsi tukaba twibuka ababaga muri korali abagenzi
ntekereza ko nta nubwo ari korali abagenzi hano ku Muhima gusa, hari n'abandi babuze ababo bo mu makorali ya hano, ndaza kugeraho mbibutsa. Ariko tutarareba amateka ya Genocide n'uburyo yateguwe, tubanze twibukiranye Genocide ni iki. Nk'uko byanditswe mu gitabo cy'uwitwa Samuel Totten n'uwitwa Paul Bartrop, bise The Genocide Studies Reader, ijambo Genocide ryahanzwe n'umunyamategeko w'umuyahudi wabaga muri Pologne witwaga Raphael Lemkin, ashingiye ku ijambo ry'ikigiriki genos, rivuga ubwoko cyangwa inkomoko, hamwe n'iry'ikilatini seder, risobanura kwica. Raphael ashinga ijambo yashakaga kwerekana itandukaniro riri hagati ya Genocide n'ibindi byaha ndengakamere byibasira inyokomuntu, crime cyangwa crime contre l'humanité cyangwa crime against humanity. Iki cyaha gishingiye ku mugambi wo kurimbura burundu abantu bo mu bwoko, bo mu idini cyangwa batuye ahantu runaka. Ntabwo abantu barimburwa baba bazize yuko bari ku rugamba cyangwa ngo bahorwe ibindi byaha. Abaguye ku rugamba ntabwo byitwa ko bazize Genocide, ahubwo bahorwa gusa icyo bari cyo. Mu by'ukuri abakora Genocide nibo bashyiraho ibiranga abo bashaka kurimbura. Amasezerano mpuzamahanga, UN Convention on the Prevention of Punishment of the Crime of Genocide, yemejwe na Loni ku itariki ya 9 z'ukwa 12 mu 1948, ashyirwa mu bikorwa ku itariki 12 z'ukwa 1 mu 1951. Amaze kwemezwa n'ibihugu byose bigize uwo muryango, yavuze mu magambo yumvikanyweho icyo Genocide ari cyo. Yagize ati: muri aya masezerano, Genocide bivuga kimwe muri ibi bikorwa bikurikira bikoranywe umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara, idini n'ibindi. Ubwo twagira ngo twumve Genocide icyo ari cyo. None reka turebe u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. U Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. U Rwanda rwavukiye i Gasabo, hariya mu murenge wa Rutunga, akarere ka Gasabo, rugenda rwaguka bishingiye ku kwihuza, kwishyira hamwe no gutsura ubucuti n'ibindi bihugu byari birukikije mu bwumvikane. Iyo bavugaga Igisaka, bakavuga Ubugesera, bakavuga Nduga, ibyo byabaga ari ibihugu. Hari ibyagiye byumvikana birihuza. Ubundi buryo bwakoreshejwe ni intambara zo kwagurira ibindi bihugu, byo kwigarurira ibindi bihugu byanze kwihuza n'u Rwanda ku neza. Ibi u Rwanda rwabigezeho kuko rwari rufite uburyo bw'imiyoborere inoze, umwami, abiru, abatware n'abakuru b'imiryango. Ishuri ritoza gukunda igihugu no kukitangira, umuco n'indangagaciro ziwushyigikiye, n'ingabo zishinzwe kururinda no kururwanirira. Iryo shuri ryatozaga ibyo ngibyo ryitwaga itorero. Mbere y'umwaduko w'abazungu mu 1895, u Rwanda rwari rwagutse birenze uko ruteye ubu. Nyuma yaho uko ruteye ubu, nyuma yaho abazungu bigabanyije ibihugu bya u Rwanda rwari rwagutse birenze uko ruteye ubu, nyuma yaho abazungu bigabanije ibihugu bya Afurika. Muri iki gihe u Rwanda ni igihugu gifite ubuso n'imbibi zihamye, rwakebewe n'abakoloni.
ubuso bw'ibirometero kilometero kare 26,338. Abaturage bakaba miliyoni 13, rufite ubutegetsi buhamye kandi bwemewe n'amahanga. U Rwanda ruyobowe mu buryo bwa Repubulika igendera ku mahame ya kidemokarasi. Nigeze kuvuga ku itorero ryari ishuri ndetse n'urubohero, ryari ishuri Abanyarwanda batorezagamo abana babo. Itorero n'urubohero byari irerero ry'abana b'abahungu n'abakobwa batangiye kugimbuka, bamwe bakigishwa indangagaciro z'ubunyarwanda ndetse n'iza kirazira z'umuco nyarwanda. Mu itorero abahungu bigishwaga imyitozo ngororamubiri, bagatozwa gukunda igihugu no kukirwanirira, cyane cyane ko iyo babaga bamaze gukura aribo bavagamo abajya mu mitwe y'ingabo zishinzwe kurinda no kwagura igihugu. Mu rubohero abakobwa batozwaga imirimo yo kuboha imisambi, ibiseke n'ibindi. Batozwaga kandi umuco w'isuku n'ikinyabupfura, byose bigamije ko bazavamo ababyeyi beza babereye u Rwanda. Reka turebe ku mibanire mu gihe cy'ubukoroni. Umuzungu wa mbere wageze mu Rwanda ni Oscar Bowman, hari mu 1892. Yari umunya Autrichia washoboye kwakirwa ibwami ikageyo ni Comte von Gotzen mu 1894. Ubukoroni bw'u Rwanda bwashimangiwe n'uwitwa Captain Bet wagiranye ibyo bise amasezerano y'ubukoroni n'ibwami mu 1899. Ayo masezerano yavugaga ko Ubudage buzategekana n'umwami Musinga u Rwanda rwe. Icyo gihe nibwo u Rwanda rwataye ubwigenge bwarwo ruhinduka ubukoroni bw'amahanga. Mu 1910 abazungu b'Abongereza, Ababiligi n'Abadage bagiranye amasezerano yo gukata imbibi z'u Rwanda n'ibihugu birukikije. U Rwanda rutakaza ubufumbira n'ibice byose rwari rufite Kongo. Abadage bakoranye na Musinga bashimangira ubutegetsi bwe, nyuma baje gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi bava mu Rwanda. Mu 1916 basimburwa n'Ababiligi. Noneho reka turebe uburyo umuco nyarwanda wasenyutse. Abakoroni bazanye imihango mishya, bazana ingengabitekerezo nshya n'indangagaciro bishya, bahindura imyumvire, imitekerereze n'imibanire y'Abanyarwanda. Imico n'iyobokamana bishya byatumye Abanyarwanda bavuga ngo Kiliziya yakuye kirazira. Isenyuka ry'umuco nyarwanda, itorero n'urubohero byasimbuwe n'amashuri yigisha imico n'indangagaciro mvamahanga, bisenya ubunyarwanda. Indangagaciro z'Abanyarwanda bazitesheje agaciro. Abanyarwanda batinyuka ibyaziraga, ibyo baziraga barabitinyuka. Mu bintu bikomeye abakoroni bazanye harimo kwigisha ko Abanyarwanda ari bamwe, batava hamwe kandi ko bataziye rimwe mu Rwanda. Bigisha ko badafite imiterere, imitekerereze n'imico imwe. Umuntu wese yakwisuzuma akareba aho ageze muri urwo rugendo, urugendo rwo kongera kubaka ubumwe nk'Abanyarwanda. Kuva kera Abanyarwanda babanaga neza. Abakoroni baje batangira kubatanya, bahereye ku gutesha agaciro indangagaciro na kirazira z'umuco wabo. Repubulika ya mbere n'iya kabiri zashimangiye politike yo gutanya Abanyarwanda.
amacakubiri, irondakoko n'ihezwa ku byiza by'igihugu. Ibyo kandi byagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma ya Jenoside, Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yashyizeho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ifite intego yo kubaka u Rwanda rwunze ubumwe, Abanyarwanda bose bafite uburenganzira busesuye kandi bafatanyije mu miyoborere myiza y'igihugu no mu iterambere ryacyo. Biragaragara ko hakiri intambwe zo gutera mu mibanire y'Abanyarwanda, ariko kandi hari na byinshi byo kwishimirwa mu bimaze gukorwa. Uyu munsi twibuka abafatanyaga n'iyi korali abagenzi mu murimo wo kubwiriza ubutumwa. Ntabwo iri torero rya Muhima ryatakaje abagenzi gusa, ahubwo hari n'abizera. Ntabwo wenda nashoboye kwibuka benshi, ariko ndagira ngo twongere twibuke n'aba ngaba. Twibuke Muzehe Mubashankwaya Hesroni wari utuye hariya haruguru ya kaburimbo, ahantu nabonye hari sitasiyo nshya muri iyi minsi. Muzehe Mubashankwaya Hesroni n'umuhungu we Rutsitsi Charles. Twibuke umuvandimwe Bigirimana Yamuel. Yamuel agomba kuba yaririmbaga muri korali Ingabo za Kristo, nibyo? Twibuke Muzehe Musonera Eliel, yari umukuru w'itorero aha ngaha imyaka myinshi. Twibuke umusore witwa Philippe waririmbaga mu Ngabo za Kristo. Sinzi impamvu korali abagenzi yiharira igikorwa nk'iki ngiki, ikaba ariyo yibuka abafatanyaga nabo, kandi hari n'andi makorali yatakaje abaririmbyi. Twibuke Muzehe Benoit yari umuyobozi w'igihande cya Kanunga, niba mbyibuka neza. Twibuke Muzehe Tensia Elifazi n'umuhungu we ntashoboye kwibuka izina. Twibuke Muzehe Seburikoko Yosia, uyu yari sebukwe wa Seneza Abias, n'abana be Mutengwayire Jael, Mujawamariya Eugenie na Nyirahabiyaremye Virginie, ndetse na Habimana Jean Pierre. Twibuke Madame Nyiratamuri Liberata. Nyiratamuri Liberata yari umugore wacu, yari umugore wa mukuru wanjye Ndagijimana Nahori, nawe wari umukuru w'itorero aha ngaha. Liberata yapfanye n'abana be batatu, Rusi, Rachel na Esther. Twibuke umusore witwa Gasongo Edson, bakundaga kumwita Gasongo, umusore muremure. Twibuke uwitwaga Ntitenguha, murambabarira aho ntashoboye kwibuka izina rya kabiri, ubwo nyine igihe kibaye kirekire. Turibuka uwitwa Jeremy yari umugabo wa Jeanne Kanyana. Turibuka Mama Kamashara Magdalene, uyu yari mabukwe, n'umukobwa we Mukabera Eveline waririmbaga muri korali Abategereje. Nahoze mvuga nti sinzi impamvu abagenzi bibuka bonyine. Turibuka Uwimana Claire, yari umwuzukuru wa uriya mukecuru Magdalene. Turibuka umukobwa witwaga Tabeya, ntabwo nibutse irindi zina rye, ariko yari murumuna wa Esther na Rebeka. Yari murumuna wa Esther na Rebeka baririmbaga mu bagenzi. Turibuka umugabo wari utuye ku Gisozi hariya hafi y'urwibutso witwaga Jonathan. Ntabwo nashoboye kwibuka izina rye. Turibuka umusaza wari utuye haruguru witwaga Kosamu Rugwizangoga, n'umuhungu we ntashoboye kwibuka izina rye. Turibuka ndetse n'umukobwa we wari utuye Gikondo kuri Sejemu, wari warashatswe n'umugabo witwa Paul, bose barapfanye, ariko abana babo babiri b'abahungu bararokotse, bari muri Amerika. Turibuka Tuyishime Zerote, umuhungu wa Yusto. Turibuka undi muryango wari utuye hafi haruguru aha witwa
Fideli Ruremesha n'umuryango we. Ruremesha yari mukuru wa Rumongironje, umucuruzi ukorera hano mu mujyi. Ntabwo icyashenye ubumwe bw'Abanyarwanda ntabwo cyasize abitwa abakristo. Nta nubwo gusenyuka k'ubumwe bw'Abanyarwanda kwabaye wenda mu yandi matorero ngo iry'Abadventiste risigare. Nta nubwo byabaye mu matorero y'Abadventiste hirya no hino ngo irya hano ku Muhima risigare. Abari baririmo barabizi. Reka mbahe urugero ruto gusa musozi. Nari umukuru w'itorero hano. Mu nama y'itorero twari dufitemo umuntu ntabwo ari amaze muri itorero igihe kinini, ariko yari umukozi mu cyitwaga Rwasiri twegeranye na CID uyu munsi. Yari umukozi muri Rwasiri. Yari na fiancé w'umukobwa w'umwe mu bayobozi b'itorero. Kubera ko yari umuntu ukomeye, ukora ahantu heza hakomeye, akaba ari n'umukwe w'umuyobozi ntari buvuga izina, ariko yaratararongora, ariko yari fiancé, baraba fiancé. Akigera hano twagombaga guhita tumugira umukuru w'itorero. Yahise aba umukuru w'itorero, tukabana mu nama z'itorero. Igihe kimwe hari ibyo tutari twumvikanyeho mu nama z'itorero, yari yicaye iruhande rwanjye, agira atya arambwira ati kora ahangaha. Arambwira ati kora ahangaha wumve. Hakoze numva habyimbyemo ikintu, naho ubwo ni grenade. Arambwira ati dore icyo uzazira. Ikibabaje nuko icyo yanyerekaga ko nzazira abaza amateka ye ahubwo nicyo yazize, kuko ageze hariya ku Kimisagara yimuye umubyeyi umwe wari wapfushije umugabo, bari bamaze kwicira umugabo, amujyanye iwabo mu Nyakabanda. Ageze kuri bariyeri, interahamwe zari kuri bariyeri bagize ngo kuko yarapakiye ibintu byinshi birimo amafirigo n'amakuziniyeri n'ibitanda n'ibindi, bagize ngo nibyo avuye gusahura. Bati ibi bintu by'abatutsi ntabwo babirya wenyine, turabigabana. Nawe nk'umuntu ukomeye yatangiye kwihagararaho, babamuteye grenade, noneho hamwe n'izo yambaye ziramushwanyaguza. Navugaga yuko Imana yagize ibyago. Habuze abakristo bahagarara kigabo, bahagarara nk'abakristo kugira ngo byibura bazibe icyuho cyari cyacitse. Ariko nshimire indirimbo zaririmbwe, zaba iza Chorale Abagenzi, zaba iza Twiyarure. Tutahane iri jambo ngo inyundo y'urupfu yaracitse. Yesu Kristo bakoze cyane Twiyarure kubw'iryo jambo. Yesu icyo yakoze nuko yaje guca iyo nyundo y'urupfu. Uyu munsi ntabwo urupfu rugidufiteho ubushobozi kuko twacunguwe. Reka dukomeze kwihangana, twihanganisha Chorale Abagenzi, twihanganisha itorero rya Muhima, twihanganisha Abanyarwanda, kuko hirya y'ibi byose dufite Imana, kandi Imana idufitiye gahunda y'ibihe by'iteka ryose. Murakoze cyane. byose nshuti bigakurwaho.
inshuti reka nkubwire mu by'ukuri nakabije inzozi iminsi isigaye ni mike cyane ibyo ubona byose bigakurwaho iyi mibiri itunanije aya maganya n'imibabaro inzara n'urupfu bigashira byose nshuti bigakurwaho abagenzi mwese nimushime abizera namwe nimuvuze impundu imbabare zose zigiye kuruhuka nimumurebe nguriya araje 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 yituraho abagenzi mwese nimushime abizera namwe nimuvuze impundu imbabare zose zigiye kuruhuka nimumurebe nguriya araje 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 yituraho Isera nshuti reka tubabwire turumva rwose tugiye gutaha ibyiza byose by'iwacu i Kanani turi hafi rwose kubigeramo tugiye kugendera kuri gahunda tukimbagira tunezerewe abamarayika badushagaye mbese nshuti nawe uzaba urimo abagenzi mwese nimushime impundu abizera namwe nimuvuze impundu imbabare zose zigiye kuruhuka nimumurebe nguriya araje 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 yituraho abagenzi mwese nimushime impundu abizera namwe nimuvuze impundu imbabare zose zigiye kuruhuka nimumurebe nguriya araje 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 yituraho nimumurebe nguriya araje 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 yituraho abanyamuhima nimumurebe nguriya araje 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 yituraho bizera twese nimumurebe nguriya araje 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 yituraho umubyeyi mubi yigisha umwana amushyize ku rutugu ndabyibuka neza kuko hari igihe nahunze nshyize umwana ku rutugu n'igikapu mu mugongo ngeze mu nzira ndananirwa ko ndi umunyantege nke mfitamo guta igikapu nkomezanya n'umwana ku rutugu nuko rero ngo ashyize umwana ku rutugu aramubwira ati mwana wanjye ntureba ko nguhetse undi ati ningushyira hasi rero witondere cyane aho urambika ikirenge cyawe ngo yitondere cyane aho urambika ikirenge cye umwana ngo abwira se ati papa urakoze ariko nawe witonde cyane aho urambika ikirenge cyawe kuko aho ugikura niho ndi bushinga icyanjye kuko aho ugikura niho nshinga ugomba kwitonda cyane rero ni se yagishinga habi bikagira ingaruka ku mwana we umuntu umwe yaranditse muri insanganyamatsiko y'umugambi w'imibereho aravuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kubaho anezerewe kubwe wenyine nta muntu n'umwe ushobora kubaho anezerewe kubwe wenyine agashaka ko ibyiza bimuhereraho wenyine kandi agatekereza ko ibibi biherera ku bandi bonyine ahubwo ihame ry'ubuzima ni uko tugomba kuberaho kubana n'abandi
tugomba kuberaho kubana n'abandi byanze bikunze. Ijambo natangije ryo guhitamo, Yosuwa ari kumwe na bene wabo atekereza ko agiye gutandukanywa nabo. Mu gice cya 24 ku murongo wa 15 arabwira ati nimuhitemo. Iri jambo muri Bibiliya z'ingeri zitandukanye ryanditswe mu buryo bumwe, keretse Bibiliya y'ingeri imwe yongeraho ijambo ngo mushobora guhitamo, mushobora guhitamo. Ariko izindi Bibiliya zose, izo nshobora, nyumve neza, izo nshobora ko simvuze ko nasomye ingeri za Bibiliya zose, zikoresha ijambo muhitemo, ntabwo hari ijambo ngo mushobora guhitamo. Mu mibereho yacu, amahitamo yacu aratugenga, munyumve neza. Nk'abakristo tubeshejweho n'ubushake bw'Imana, ariko amahitamo yacu aratugenga iteka ryose. Nicyo gituma Yosuwa ararika bene wabo guhitamo. Ntabwo yababwiye ngo muhitemo uko mushaka, ahubwo arababwira ati nimuhitamo uko mushaka, njyewe ndahitamo gukorera Imana. Nje ndahitamo gukorera, kandi ntiyashoboraga gukorera Imana adakoreye bene wabo. Umwanditsi w'inyandiko z'ibirebana na Bibiliya, ariko ku Badventiste ntimugire ngo ni Elina White, n'undi mwanditsi yanditse avuga ngo ubuzima busobanurwa neza iyo dushubije amaso inyuma. Ubuzima busobanurwa neza iyo dushubije amaso inyuma. Ariko dukwiriye guhitamo kubaho neza tureba imbere. Dukwiriye guhitamo neza kubaho tureba imbere. Mbivuge mu rundi rurimi munyihangane nubwo ntakunda izindi ndimi. Yaranditse ngo life is better understood looking backward, but we have to choose to live looking forward. Tugomba guhitamo kubaho tureba imbere. Iyo dusanze ibyo twanyuzemo ari bidakwiriye, dukwiriye kugira amahitamo. Bavandimwe, ukuri kw'iki gihugu mbere no mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi ni ukuri udashobora guhunga. Waba warabigizemo uruhare, byaba byarakugizeho ingaruka, waba warasanze ayo mateka nta ruhare wayagizemo, nta n'ingaruka zigaragara waba waragize, ni ibintu udashobora guhunga. Ni ibyabayeho, ni ibyabaye, tushobora kubisiba, tushobora kubihanagura, tushobora no kubyirengagiza. Kuko no kugerageza kutabitekerezaho no kutabivugaho, byanze bikunze biba bikugizeho ingaruka, kuko urahakana ibyabaye. Nyamara nk'abakwiriye guhitamo kandi nk'abakwiriye kugambirira kureba imbere, dukwiriye gutandukana n'icyatumye mu mateka abaho. Dukwiriye gutandukana n'icyatumye mu mateka abaho. Ubundi ubukristo ntabwo ari amagambo. Yaba ari amagambo, ubukristo ntabwo yaba ari inzira igoye rwose. Ntabwo ubukristo ari amagambo, ntabwo ubukristo ari ukuvuga neza, ntabwo ubukristo ari ukureba neza, ntabwo ubukristo ari ugufata ibitabo byinshi ku mutima. Ubukristo ni imibereho. Ni uko tuvuga ngo yego cyangwa uko tuvuga ngo oya. Ni uko duhitamo iburyo cyangwa ibumoso mu mibereho yacu ya buri munsi. Uyu munsi nk'uko wari watangiye atubwira ko twaje kwibuka abari abaririmbyi muri korali Abagenzi, ariko hanyuma
uriya muvandimwe akatwereka ko atari abo gusa baba bakikije amateka y'uko twibuka ahangaha, hari n'abarenze abo ngabo. Nk'abakristo dushaka kubaho tureba imbere, reka dusabe Imana ngo iduhe guhitamo ibikwiriye, iduhe guhitamo ibikwiriye, iduhe guhitamo kugira ubukristo bureba imbere. Ntabwo twirengagiza ibyashize, sibyo dusubiramo, sibyo tubamo, ahubwo amahitamo yacu y'imbere ni ayahe. Icya kabiri k'abakristo, ntabwo iyo twibuka dukwiriye gutekereza ko amaso yacu acuritse cyangwa imitima yacu yunamye ngo itekereze abazize Genocide yakorewe Abatutsi gusa, n'abandi twaba dutekereza. Nk'abakristo dukwiriye kubibuka, ariko tugahumurizwa nk'uko mushiki wacu yavuze, tugahumurizwa n'uko dufite Yesu watsinze urupfu. Ntabwo Yesu ari mu gituro. Nicyo gituma nk'abakristo natwe twemera aya mateka ashaririye tukayakira, ariko dufite ibyiringiro ko umunsi umwe amateka ashaririye yose azavaho, azakurwaho. Ikiza kinezeza kandi kitantera ubwoba, munyumve neza, soko ntagira ubwoba mu mibereho yanjye. Umuntu atunze ashobora kugwirirwa n'ishyano agakena bigashira. Umuntu afite amagara mazima ashobora kugwirirwa n'akaga akarwara, ubuzima bukamushiraho. Niko biri. Ariko ikijya kinezeza nuko ijambo ry'Imana rimbwira ko n'ibibi by'isi nabyo bizashira kandi amaherezo n'urupfu ruzavaho. N'ibibi by'isi byose nabyo bizashira kandi amaherezo urupfu narwo ruzavaho. Nibyo tucyambaye uyu mubiri, tugifite n'amarangamutima ya muntu, hari ibyo tudashobora kwirengagiza mu buzima bwacu ngo tubyibagirwe rwose burundu. Ariko nubwo bimeze bityo, duhumurizwa nuko Yesu Kristo twizera, Yesu Kristo twemeye, Yesu Kristo twiringiye ni muzima, azagaruka, kandi umubabaro wose harimo n'uwabagizweho ingaruka na Genocide yakorewe Abatutsi, umubabaro wose w'abantu batandukanye banyuze mu mateka ashaririye, umuntu adashobora kubarira undi nk'inkuru, ahubwo yabayemo akaba yazi ubwe. Kristo nagaruka, uwo mubabaro uzashira iteka ryose, kandi abazawushira ntibazawwibuka iteka ryose. Urakoze cyane. Umuntu ufite Bibiliya yayinzanira. Tukareba mu isomo tutangiza iri jambo ryo gushima muri Yesaya igice cya 1:9. Haravuga ngo iyaba Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'isodomu tukamera nk'igomora. Turashima Imana rero nka Korali Abagenzi, kubera ko umugambi w'umwanzi, umugambi wa Satani ari uko korali izima, ariko nko kuri Yesu muri tubwiye iya Uwiteka ataradushigarije igice kimwe cy'abarokotse, tuba twarabaye nka Sodomu n'Igomora, kuko Sodomu n'Igomora nta n'umwe wasigaye. Korali Abagenzi rero turashimira Imana cyane kubwo guhagarikira umurimo wayo kuva yatangira 1978 kugeza muri mwaka wa 2022, imyaka 44. Iyo myaka yose kwingana twagiye tuhura na byinshi bitunezeza. Abantu iyo bari kumwe mu murimo bajya hirya no hino kuguriza ubutumwa, baganira ku murimo, baganira ku buzima busanzwe, bose ari bazima, tukagirana inama, kandi inama tugiye zikagira umusaruro. Ibyo ngibyo ni ibyo kwishimira kuko twarabikoraga.
si ibyo gusa ariko twahuye na byinshi kandi byatubabaje bikadukomeretsa imitima, ariko bigeze cyane cyane mu cya 1994 ubwo korali yaburaga abaririmbyi bayo ko ari 5 bishwe batarwaye badafite ikindi icyo ari cyo cyose ari uko zira uko baremetse cyangwa ibitekerezo byabo. Ibyo nabyo byatubabarije cyane, byadukomerekeje imitima, bituma dusa n'ababuze icyizere cy'imbere cya korali cy'ahazaza. Ariko ijuru ryatubaye hafi na n'ubu riracyaturi hafi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyizere cyo kubaho cyo kiracyariho, niyo mpamvu nyine hacanwe urumuri rw'icyizere cy'uko kubaho bishoboka, cyane cyane yuko ubuzima bwacu bafitwe n'Imana mu biganza byayo. Nta muntu wibeshaho kubera ko yiryamye ntubuze kubyuka, cyangwa se wabyuka ukabuze ko utari bugaruke mu rugo. Ibyo byose bari biri mu burinzi bwayo. Niyo mpamvu tugomba kugira Imana nyambere kandi tukayikomezaho ku mpamvu nyinshi, ariko impamvu nyamukuru tugomba kwikomezaho cyane cyane tutayinjije hano, nubwo ibyinshi bituma tuyikomezaho, ni ukugira ngo nyine tuzongere tubonane n'abacu twabuze. Cyari igihe kitoroshye muri kuri kwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6, ntabwo byari byoroheye buri muntu wese, ariko kuri korali ntabwo byari bitworoheye namba. Kubona ubuze umuntu ukabona ubuzundi, kubona ubuzundi kandi ukamubura mu buryo butasobanutse butunguranye, ukibaza icyo azize, ni ikintu kitari kitworoheye. Ariko rero Imana yakomeje kuduhagarikira nk'uko nakoze bivuga, kandi ihagarikira umurimo wayo, kubera ko umurimo atari uwacu, umurimo ni uwayo, yakomeje kubana natwe. Niyo mpamvu rero turimo dushima Imana, kubera ko Pawulo yavuze ngo mu bibaho byose nta na kimwe yashigaje rero cyo kudashima Imana, nubwo ari mu ngorane, nubwo waba ushonje, nubwo waba urwaye uri mu bitaro, ariko Pawulo yavuze ngo mu bibaho byose muhore mushima. Turashima Imana rero kuko yakomeje guhagarikira umurimo wayo, kuko tukomeye, tukaba dukomeza umurimo wayo kandi dukomezanya. Turashimira kandi n'ubuyobozi bw'itorero ryacu rya Muhima ko rikomeza kutuba hafi, rikatugira inama, kandi ibyo dukora byose tukaba turi kumwe, tukatugira inama, tukaganira ku bibazo bihari, byaba ari iz'ingendo dukora hirya no hino, byaba ari ibyo duteganya gukora bya korali, ndetse byaba ari no kuri iyi gahunda yo kwibuka, byose tukabifatanya. Turashimira rero Imana ibaha umugisha. Ntitwabona no gukomeza gushimira igihugu cyacu nyine nk'uko umuyobozi yabivuze, uvuga amateka kuri Genocide, ko ibanya abantu kandi ikashishikariza abantu yo kwibuka, ndetse kwibuka twiyubaka, bigatuma rero umuntu aba afite icyizere cy'ahazaza. Turashimira rero nanone abarokotse bo mu miryango yacu y'abaririmbyi bacu twabuze, cyane cyane yuko iyo tubahamagaye baraba bahari, bakitwabira n'ubu barahari. Nagira ngo hari aho bari bahaguruke, mwongere mubarebe, kubera ko wenda ubushize hari abatari baraha. Nagira ngo abarokotse mu miryango y'abaririmbyi twabuze, aho muri muhaguruke kugira ngo abari aha babone. Uriya ni Zipora, umukobwa wa Yesu, uriya ni mama we ukurikiraho, bariya n'umuryango wa Semana Yasoni, abakobwa be n'abakwe be. Bariya baraguru ni Samueli, ni murumuna wa Ngabonziza Yohana. Abangaba bose rero turashimira yuko igihe cyose tubahamagaye cyangwa se tugira inama baba bahari, bari kumwe natwe, nabyo bitwongerera imbaraga kugira ngo dukomeze uyu murimo wo gukomeza kwibuka abacu. Mwiyicarire. Turashimira n'abagize umuryango mugari w'abagenzi, kuko nabo badufasha muri byinshi kugira ngo dukomeze kubaka umuryango wa korali.
kandi dukomeze kuvuga ubutumwa bwiza tudushize amanga. Turashimira amakorali twabanye ayo twabanye none nandi mbese yagiye abana natwe mu gihe byose byashize byatambutse. Mwese iyo tubahamagaye muhita muza mumva ko igikorwa ari icyanyu. Mwese Imana ibahe umugisha. Turashimira kandi mwebwe mwese mwitabiriye uyu muhango, ari abari ku ruhimbi, ari nabwo muri imbere ahangaha. Iki gikorwa biragaragara yuko nyine umuntu wese yumva akiyumvamo, kubera ko iyo ubwiye umuntu yumva abyumva vuba kandi ni ngombwa. Rero tugiye mu mateka ya korali kuva 1988 kugeza imyaka 44, ni ibintu byinshi cyane twavuga, ariko kubera igihe kigufiya ntabwo turi buvuge byinshi, ahubwo icyaduhagurukije gusa no gushima Imana ko tuba tugihagaze kandi ko tukiri mu buntu bwayo. Rero turashojesha iyi ndirimbo twibuka abacu, ndagira ngo nsabe abaririmbyi ndetse n'aba mu miryango yabuze ababo n'abandi bo mu muryango mugari bahari bakorari baze hano turirimba iyo ndirimbo igihe dusoma Yesaya 12:2. Niyo somo dushorezaho Yesaya 12:2 ndetse n'umurongo wa 4. Ayo masomo gusa niyo dusoma kubera umwanya utahari. Yesaya 12 umurongo wa 2 aravuga ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Haleluya. Umurongo wa 4 aravuga ngo kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye yo mu mahanga, muvuga yuko izina rye rishyizwe hejuru. Imana rero bana natwe komeze kubana natwe ndetse namwe mwese, kugira ngo duharanire kuzabona abacu twabuze mu izina rya Yesu. Twizeye ko igihe kigiye kugera, tongere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko abapfuye bizeye, bataributsa ahubwo basinziriye. Bizeye ko igihe kigiye kugera, tongere turirimbana ari bazima. Ryiza ntituzaryibagirwa. Duhumure kuko abapfuye bizeye, bataributsa ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, tongere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko abapfuye bizeye, bataributsa ahubwo basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera, tongere turirimbana ari bazima. Turibuka mushiki wacu Rebeka, ijwi rye ryiza ku migezi y'i Babuloni, shimisha benshi, iteka ryose ntituzamwibagirwa. Duhumure kuko abapfuye bizeye, bataributsa
munsi wa nyuma yararirimbaga agashimisha benshi ijwi rye ryiza ntituzaryibagirwa duhumure kuko abapfuye bizeye bataributse ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turimbana ari bazima duhumure kuko abapfuye bizeye bataributse ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turimbana ari bazima iteka ryose ntituzabibagirwa iteka ryose ntituzabibagirwa iteka ryose ntituzabibagirwa nshimire mwese abitabiriye iyi gahunda mukaba mwaje ahangaha kudutabara kubw'amateka yakomeje gusubirwamo mboneyeho no gushimira abadufashije abo twafatanije mwese gutegura uyu munsi kuko hari abo byavunnye babitegura bafatanije n'ubuyobozi bw'itorero mwese rero ndabashimiye kandi nshimire n'abashyitsi mwese mwaje kubana natwe ndagira ngo nsabe abizera b'itorero rya Muhima gukomeza guha agaciro nk'uko umukuru w'itorero amaze kubivuga iyi gahunda nk'uko Efroni yabivuze itareba abagenzi gusa ahubwo ireba itorero ryose turizera ko uko ibintu bizakomeza kunozwa no guhabwa imbaraga ari nako bizarushaho kwitabirwa kugira ngo bifashe abantu barokotse by'umwihariko ariko n'ababyitabira nabo kuko burya iyo wumvise amateka nawe ubwawe hari indi myumvire urushaho kugira muri wowe inatuma haba n'imbaraga zo gukumira ibisa n'ibyabaye ndizera ko hazaba impinduka turabashimira rero kandi tuboneyeho no gushimira n'ubuyobozi by'umwihariko umuyobozi wa Firidi waje kubana n'itorero muri iyi gahunda nawe Imana imuhe umugisha reka mwese mbasabe muhaguruke dushime Imana Data mwiza Mana yacu turagushimye tugushimiye ko wabanye natwe kandi tugushimiye ijambo ryiza wandikishije rihumuriza ritwereka ko dukwiriye kugira amahitamo meza yo guhitamo icyiza tukanga ikibi tukaba mu ruhande rwawe ndasabira abana bawe bari ahangaha kugira ngo buri muntu wese atahane icyemezo cyiza cyo guhitamo gukurikira Yesu komeze abana bawe babuze ababo twibuka uyu munsi kandi nk'uko twabyumvise mu ndirimbo abagaragu bawe impamvu tubibuka nuko harimo nuko bakoraga umurimo wawe bitanze ibyo byiringiro muri Kristo Yesu maze uduhe kurushaho kukwizera no gukora umurimo wawe kuko dufite amateka meza y'abana bawe bagukoreye nuko rero iri torero ukomeze uriho umugisha ukomeze ufashe abizera ukomeze wongera imbaraga korara abagenzi n'abandi bizera bagukunda kandi dore burije abana bawe bagiye gutaha basubira mu miryango yabo ahantu hatandukanye ubaherekeza amahoro kandi ubarinde impanuka twese ukomeze utugirire neza tubigusabye mu izina rya Yesu amen.